We
turagushimiye cyane kuko watugiriye neza kandi uri muri twe, kandi ijambo ryawe riravuga ngo uri muri twe aruta uri mu bisi. Ndagushimiye cyane kuko ari we mutungo dufite, ni wowe gaciro kacu. Bana natwe ukomeze kudushyigikira no kugendera muri twe, icyubahiro cyawe mu isi kigaragare. Urakoze Imana kuko byumvise. Ndashimira Imana mu izina rya Yesu. Amen. Now
Yesu ashimwe. Nagira
ngo ndebe niba hari umuntu udakurikira ururimi rw'ikinyarwanda kugira ngo mugenzi wacu amufashe ducunguze uburyo mwete, kuko kwigisha umuntu asubira mu buryo uvuze buriya ni abavugabutumwa babiri byadutwara iminota myinshi atari ngombwa. We have anyone that does not understand our language, and we may help him or her. I think there is no one. Give us an arm. If you are there, please. Uriya mugenzi wacu yamwegera kugira ngo abashe kumufasha nawe akurikira inyigisho. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso. Turasoma igice cya mbere umurongo wa 15 hanyuma turangiza umurongo wa 23. Abefeso igice cya mbere turahera ku murongo wa 15 turangiza umurongo wa 23. Reka dusome niba mwahageze. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 15 turangiza uwa 23. Nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, izo yakoreye muri Kristo Yesu, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Kandi yamuhaye ubutware bwose, yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo riba umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Amen. Hanyuma nshimiye Imana kuba hano. Ndi umushyitsi nk'uko babibatangarije, nturutse mu Rwanda. Naje ntumiwe n'itorero rimwe kugira ngo tuzafatanye kuganira amagambo y'Imana, ariko no gutaha ubukwe bw'umuvandimwe wanjye witwa Rambere. Ndatekereza ko ari ibyo, sinirwa nivuga byinshi. Ndi umupasitori, nitwa Mugabo w'Indekwe Joseph. Byari ngombwa rero ko nteranira hano. By'ukuri n'itorero ryantumiye, nararibwiye nti aya matariki muzambona kubera impamvu nyinshi. Hari abakristo b'inshuti zanjye basengera hano na pastori wanyu, nari nabemereye ko umunsi nzahateranira. Sinasabye intashyo, naje hagati mu mibyizi birumvikana, ariko hari bake n'umuryango wanjye barambwiye ngo aho nzagera hose nzabaramutse mwakira intashyo. Jewe ntabwo njya ntinda. Mbajije bagenzi banjye batetse musoza ryari, barambwira bati rwose ubwo uri umushyitsi ugende, ntabwo ntinda.
ariko hari icyo ntasiga ntababwiye. Mwabonye ko ncumbagira, ndacumbagira, nta kaguru karimo. Urumva rero nta n'impamvu zo guhagarara igihe kirekire. Ku itariki 21 z'ukwa karindwi muri 1994 nari mvuye mu nama yari yatumijwe n'uwitwa Kayihura Yakobo, azwi na bake ndatekereza. Kayihura Jacques niwe wazanye ubutumwa muri Kigali muri za 70 avuye i Gisenyi, atangirira umurimo hari i Gasave ku bakristo basengeraga mu itorero rya ADEPR. Icyo gihe abari mu gihugu murumva ukuntu byari bimeze. Umujyi wa Kigali wari usigayemo abapasiteri 3 bonyine, ni jyewe, ni Kayihura Yakobo yari umuyobozi w'Ururembo ari nawe wari usigaye mu gihugu gusa, na NTIZIGIRA umugabe ari mu kiruhuko cy'izabukuru. Hanyuma rero Kayihura yaraduhamagaye kugira ngo dukore inama turebe uko twatangiza umurimo tukongera tukavuga ubutumwa. Mvuye muri iyo nama rero nakandagiye igisasu giteze, igihugu kivuye mu ntambara, haba harimo ibisasu byinshi. Nkandagira igisasu rero ncika akaguru k'iburyo, nta kaguru mfite. Rero hari abakristo hano tuziranye benshi, ariko ndabishimira Imana. Ndabishimira Imana ko hari abakandagiye ibyo bisasu barapfa, abandi bacika amaguru 2 n'amaboko, ariko nge hagiye kumwe. Imana ihimbaza. Ijambo rya mbere, nshimye ko mwakomeje guterana nubwo muri mu gihugu cy'amahanga. Ntabwo byoroshye, ariko mwarakomeje muratera. Imana rero ibaha umugisha. Itorero rya Efeso, intego nkuru Pawulo yagira ngo ababwire, yagira ngo abamenyeshe imbaraga z'Imana ziri muri Kristo Yesu. Buriya muri Kristo harimo imbaraga nyinshi. Pawulo abandikira yarababwiye ngo ni imbaraga zitagira akagero. Murindi jambo ntizigira igipimo. Abakoze bomba atomike bayihaye igipimo, ariko imbaraga ziri muri Kristo ntizigira igipimo. Amen. Amen. Urumva yageze hano ku murongo wa 15 aravuga ngo arabasabira cyane, arabasengera kugira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurira. Nimara kubaho umwuka w'Imana no guhishurira, reka mvuge izi imbaraga. Kuri 15 aravuga ngo ni ukugira ngo bamenye ubwinshi bw'imbaraga zayo zitagira igipimo. Reka indangurura amajwi nyireke, mfite ijwi rirahagije. Amen. 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 Hanyuma ageze hariya ku bice 3 umurongo wa 20 aravuga ngo ni ukwibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo tugira gute twibwira, nk'uko imbaraga zayo zitagira gute uko zingana. Hanyuma ageze kuri 6 ntitujya kwasoma ndihuta, aravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe. Iki gitabo cyose cy'Abefeso, intego nkuru kwari ukugira ngo abakristo bo muri Efeso bamenye imbaraga z'Imana ziba muri Kristo Yesu. Iri torero ry'Abefeso ryari itorero ryiza. Itorero rishobora kuba ribi, rishobora no kuba ryiza, nibyo?
agitangira kubandikira yarababwiye ngo numvise inkuru zanyu uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda n'abera. Iryo torero ntiryari ryiza? Ryari. Iyo Bibiliya ivuga ko ryizera umwami Yesu rigakunda n'abera bose, iri jambo bose ni ukuvuga na ba bandi bo hasi. Rikunda abera bose. Ariko igihe cya Yohana iri torero ryari ryaratakaje urwo rukundo, nirwo Yesu yabishyuzaga igihe yababwiraga ngo mwaretse rwa rukundo rwanyu rwa mbere. Icyo twataye n'icyo Imana itwishyuza. Icyo wamenyereje Imana iyo ukiretse irakikwishyuza. Hari umugabo umwe w'iwacu yari umukristo ageze ahagira intege nke, ariko umugore we agakunda gusenga cyane. Bukeye aramubwira ati ujye usenga gake, ntukamenyereze Imana amasengesho, kubera ko iyo wayaretse igira ite irayakwishyuza. Aramubwira ati ngewe utajya usenga ntigiza ngo imbaze ngo waretse gusenga, ariko wowe kuko wabiyimenyereje izagira ite izabikora. Itorero rya Efeso ryatangiranye urukundo rwo gukunda abera, ariko igihe cya Yohana urwo rukundo itorero rya Efeso rirarutakaza kubera intambara n'akarengane karigezemo. Bibiliya iravuga ngo kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzagira gute? Ruzakonja. Iyo wamenyereje Imana iki byanze bikunze igira ite irakikwishyuza. Hanyuma Pawulo yasengeye iri torero. Icya mbere yagira ngo rimenye nibyo ryiringizwa n'uwabahamagara. Icya kabiri n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragana. Ndagira ngo mbabwire bene data muri Kristo, hari ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo tuzaragana. Ntabwo ibihembo byacu biri hano mu isi, oya. Ibihembo by'umunyamuhamagaro ni ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azakora. Iyo mu ijuru tujya hari ibyo tuzaragana. Pawulo arabasengera kugira ngo babimenye. Ageze kuri 15 aravuga ati mumenye rero n'imbaraga ziri muri we zitagira igipimo. Kubera iki yabasabiye umwuka w'ubwenge no guhishura? Buriya ndagira ngo mbabwire, kugira ngo ube umukristo ukomeye hari icyo ugomba guhishura. Iyo umukristo nta kintu yigeze ahishurirwa, ubuzima bwe bwose n'urugendo rwe rwose biba bimeze nko kwigana. Hari terime bakoresha ngo ni ukugendera mu kigare. Byanze bikunze ubuzima bwanjye bwa gikirisitu nakagombye kuba mburimo, ariko hari ikintu nabo iyo ntacyo, ni ukugenda n'abandi ukagira ute ukabakurikira. Pawulo rero arabasabira cyane kugira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge, ariko ibahe
n'umwuka wo guhishurirwa ngo kugira ngo bitume bayimenya. Yohana yaranditse aravuga ngo uwo twumvise, uwo twabonye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu, intoki zacu zikamukoraho. Tugomba kumenya Yesu kugeza ku gipimo n'intoki zacu zimukoraho. Abize psikoloji batubwira ibintu bitanu bihesha umuntu kumenya. Urumva Yohana we yakoresheje bitatu byose. Yarumvise, ayo ni amatwi, yamurebesheje amaso, kandi yanamukozeho. Ibi bishatse kuvuga iki? Kumvisha Yesu amatwi ni ukubwirwa ubutumwa bwiza ukizera, nk'uko natwe twabubwiye tukizera. Ariko kumurebesha amaso ni ukubona igitangaza yakoreye mugenzi we, uzi neza ko ari we wagikoze. Banyigishije umuhamagaro, yarambwiye ati kugira ngo uramire muri uyu murimo ugomba kuba ufite ikintu cyakozwe n'Imana. Ko yambwiye, arambwira ngo niyo kaba gato, ariko ugafite udashidikanya, ujye uvuga ngo iki ni Imana yagikoze. Kubera iki? Abumvise bizeye gusa bazananirwa bagwe, ariko wowe wabonye iki Imana yakoze uzaraba. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Uwo twumvise, uwo twabonye, kandi intoki zacu zikamukora. Ibintu bitatu muri bitanu byose Yohana yabimenyesheje Kristo uwo ari we. Ndagira ngo mbabwire, wenda nasoje, iyo umurimo w'Imana ukorewe muri wowe, nta yindi teoloji y'ikindi. Amen. Nta yindi teoloji y'ugize ute? Oya. Bira kuba gukoze kuri Yesu. Hari abantu bakurikira Yesu kuko bamubwiwe bakamwumva. Hazaza undi ababwira ibindi, nabyo mubyumve mumuveho, ariko umuntu wamukozeho azamuguma. Amen. Umukristo ni ikinege, ntago araka ari sosiyete. Umuntu agomba kuba umukristo ku giti cye, kugeza ubwo ugera mu rwego uvuga uti nubwo abandi bose bamureka, kugeza ubwo ugera ku rwego uvuga uti nubwo pasitori wambwirizaga yaguye, ariko jye ndamuzi, ndamugumaho. Yesu yigeze ajya ku kidendezi cy'i Betesida, ahasanga abarwayi. Bibiliya ivuga ngo icyo kidendezi rimwe na rimwe marayika yarazaga, yahagera utanze undi kukigwamo agakira. Hari umurwayi utari ufite umurwaza, ukurikiye uko Bibiliya ibivuga, ntiyagiraga umurwaza, ntiyari afite umujugunya muri icyo kidendezi. Birashoboka ko yahuye n'abagira neza bakahamugeza, bakamubwira bati urwacu
turarurangira. Icyo nkundira Yesu, Yesu ashimwe. Amen. Nagize umugisha wo kukigeraho icyo kidendezi. Bibiliya iravuga ngo cyagiraga amabaraza 5. Ayo mabaraza uko yakurikiranaga niko abarwaza bayajyagaho, ariko umurwaza ufite kivugira akajya ku ibaraza rya mbere kuko ryari ryegereye ikidendezi, ariko utagira kivugira iyo. Ariko icyo nkundira Yesu, yaje aturutse inyuma. Haleluya. Mugabo nta mahirwe yari afite. Iyo umuntu afite ibibazo agira amagambo menshi. Yesu yamuhingutseho aramubaza ati se urashaka gukira? Nta kindi yari amubaje. Icyari mu mutwe we nuko umuntu akira ajugunywe he, kandi ntafite ukimujugunyamo. Ntiyigeze amenya ko uwohereza marayika ngo ahindurize amazi ari we wiyiziye kandi amuhingukiyeho. Yesu niwe kidendezi. Tugerayo twari kumwe n'umugabo usengera muri Zayoni Temple, yaramanutse akijyamo amazi yarakara, aravoma ajyana ibyo bizima. Ntabwira se ayo mazi uzayagera? Uko biri kose nzayajya. Aramubwira tumva, jewe ndi hano ntagira shinge, ndi hano ntagira rugero. Hari abagira shinge, hari n'abandi bagira rugero, ariko umwami wacu ntagomba kukujugunya mu kidendezi. Yaje niwe kidendezi. Ugira ngo nitugera mu ijuru muzakenera abapastori bababwirije, muzakenera ababaha igaburo ryera. Bibiliya iravuga ngo azakenyera, ni umutahiza w'intama. Twese turi abagaragu be, tuzaba dushoje. Uwazakenyera agira ate aduhereze. Ko nyiri itorero aje, njyewe ndacyakora iki? Mu ijuru muzongera gusenga. Gusenga ni intwaro. Iyo urugamba rurangiye zibikwa aho zagiye. Yesu ashimwe. Amen. Kandebe isaha iri wacu tumenyereye amasaha. Hanyuma undi amaze kuvuga amagambo menshi, Yesu yaramubwiye ngo haguruka wikorere uburiri bwawe ugende. Kuki nababwiye ngo ukoreweho umurimo w'Imana abamukozeho? Nababwiye ngo nta yindi teoloji. Ari ku munsi w'Isabato abatambyi baravuga batese bigenze biti? Nta nubwo biriwe batinda ku murimo w'Imana ukozwe. Icyo bamubwiye ni kimwe, kubera iki wikoreye ubwo buriri? Kandi ari ryari? Buriya kuba umunyedini biragora. Se baramuziza kwikorera uburiri imyaka yose ahamaze, hari uwamurwaje? Hari uwaharaye se ngo ikidendezi nikihinduriza amunagemo? Ariko babonye ahagurutse araje abaye muzima. Ikibababaje nuko yikoreye uburiri. Kandi ari ryari? Nababwiye ngo nta yindi teoloji. Uriya mugabo ntiyari akeneye umwigisha Isabato. Yaravuze ati unkijije
niwe ubwiye ngo ngire nte, bakamubwira bati se ntuzi ko kwikorera uburi ku isabato ari ikizira? Kuba ari ikizira cyangwa atari ikizira simbyitayeho, ariko injijigira uwo mudive yamuhindura, yamubwira ati ko wakinguye ku iduka ku isabato, umukije aramubwiye ngo agira ate. Hanyuma soza umunsi umwe abigishwa babonye umuntu wavutse ari impumyi, babaza Yesu baramubwira batese ninde wakoze icyaha, ni ababyeyi be cyangwa niwe? Arababwira ngo ari ababyeyi, ari nawe nta wakoze icyaha, ahubwo ni ukugira ngo umurimo w'Imana werekanirwe he? Buriya umurimo w'Imana werekaniwe muri we abagize ate? Abakoze kuri Yesu. Umurimo w'Imana werekaniwe muri we abamubonye. Uriya muntu kwizera kwe gushorera imizi kure cyane, aho uwamubwiwe gusa imizi idashobora kugera. Abantu tubabona mu rusengero, bamwe bakaba barinjiye mu rusengero ariko badakijijwe, rukaba rwarukwi bakura muzumye rukagira gute? Rukazima. Ariko tugomba kumenya Yesu ku gipimo. Nababwiye ngo nubwo jye nagwa ndimo kubabwiriza, ukamenya ngo jye Kristo aracyari uwanjye. Uwahimbye indirimbo y'108 ndi umukristo nzahora ndiwe, amateka yayo bayavugaho byinshi, ariko hari uwavuze ngo ni umukobwa w'umushinwa igihe cy'umwami Mao ntibemeraga ubukristo, yari yarabwirijwe n'abapasiteri arakizwa, bakajya bagenda bavuga ubutumwa bihishe. Umunsi umwe barafatwa, bamaze gufatwa babashyira ku mugaragaro, baravuga bati rero nubwo yanditswe na Suwede ariko sibo bayihimbye. Babaza b'abapasiteri bati ibi bintu mugomba kubireka. Bazana ishusho y'umwami w'Abashinwa, bazana n'iya Kristo, baravuga bati noneho muhamye, kandi bazana benshi kugira ngo abantu babizinukwe. Pastori yafashe iyi shusho y'umwami Mao arayizamura, aravuga ati uyu niwe mwami wanjye. Afata iya Kristo yubika hasi. Mugenzi we nawe aravuga ati ahari wenda igitumye mugenzi wanjye akora ibi turi bubivugane hanyuma, nawe abigenza atyo. Ariko umukobwa bari kumwe nawe nabo wabwirijwe nabo atangira kurira. Baraho baravuga bati umukobwa we mumwihorere. Abamumubwirije baramwihakanye, abandi batoya nawe ni mumubaze. Ngo afata ishusho ya Yesu abapastori bubitse mu ivumbi, arayihanagura, arayifata, arayizamura, aravuga ati je uyu niwe mwami wanjye. Araturika araririmba, aravuga ati je ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze no kumupfa. Aravuga ati je ndi umukristo naho bagira gute. Aravuga ati kuko sigaye nkunda Kristo, icyatumye apfa yazize yewe, ese naburane kujya mukunda. Aravuga ngo genda umukristo. Icyo ni ikintu kigira gute?
ugomba kuba umukristo kugera ku gipimo cy'uko abandi bamureka wowe ukagira ute ukamuhamana. Itorero hano mu isi tugira icyicaro cy'amatora. Iwacu iyo bakubaje ngo icyicaro gikuru cya deperi gikorera cyabaga ku Kimihururu, ubu ni ku Gisozi. Iryo ni itorero rigaragara, ariko icyicaro cy'itorero nyakuri ritagaragara ikiba mu isi. Pawulo yandikira Abefeso yaravuze ngo yatuzuranye nawe, atwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu. Aho niho icyicaro gikuru cy'itorero kiri. Soza, uyu mugabo Yesu aravuga ati ni ukugira ngo umurimo w'Imana werekanirwe muri we, nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Iyo bumaze kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora, ngo yatobye akondara akamusiga, aravuga ngo ajye kwiyuhagira muri Sorowamu. Ariyuhagira, amaze kwiyuhagira arahumuka. Amaze guhumuka, ngo abatambyi bamubonye bahamagara ababyeyi be kugira ngo bababaze uwamuhumuye. Bari bazi ubwenge, baravuga batoya ni umuntu mukuru, arivugira, mugire gute mumwibane. Ngo kwari ukugira ngo batabaca mu masinagogi. Baramuhamagara, baramubwira bati wishima Yesu, ahubwo shima Imana, kuko uriya ari umunyabyaha. Arabasubiza ngo kuba ari umunyabyaha cyangwa atari we, ibyo nimwe mubizi, nzi kimwe gusa. Yesu ashimwe. Amen. Nzi bingahe? Kimwe gusa, nuko nari impumyi akaba mpumyi. Amen. Ibyo kuba ari umunyabyaha na aferi yanyu nawe, ayo makuru sinyamuzi. Jewe nzi uwo Yesu abamukoze. Muri Kristo harimo imbaraga z'Imana zitagira igipimo. Kandi Imana imaze kumuzura yaramuzamuye ngo imushyira hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'icyubahiro cyose, ngo n'izina ririho ubu, ntago ari iririho ubu gusa, ngo n'iryo mu gihe. Uwo niwe twiriye. Mureke twubike amaso yacu dusenge. Twubike amaso yacu dusenge. Soza, nshimiye Imana ko ngeze hano. Nshimiye Imana ko nongeye kubona abera. Bamwe turaziranye kandi twari tumaze igihe tutabonana. Ntangira nababwiye ngo ndashimye cyane ko mwakomeje gutera. Muri Kristo hari imbaraga zitagira igipimo. Dukomeze tuzizere, tuziringire. Kristo tumwikomezeho, ari hejuru y'ubushobozi bwose n'ubutware bwose n'izina ryose, ryaba irivugwa ubu cyangwa n'igihe kizaza. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Reka turarike n'undi pastori adufashe gusenga Imana. Yesu aramugisha cyane. Reka duhaguruke dusenga Imana, twifuza izo mbaraga ziri mu mitima yacu. Mana, turagushimiye kuko uri mwiza, tugushimiye cyane kuko uri igitangaza kandi ukomeye cyane. Ijambo ryawe ritugezeho nyakubahwa Imana, turasabye ko ijambo ryawe ribe rigari muri twebwe. Umugaragu wa Dawidi yabivuze neza cyane, ngo yaribitse mu mutima we kugira ngo atagucumuraho. Nyemerera ijambo tukimara kuryumva ntituryumve gusa, ahubwo rikomeze kuba mu mitima yacu. Kandi si ibyo cyonyine gusa, dukeneye kugira ngo Imana rikore icyo rigomba gukora, kugira ngo databuja we rikomeze kwaguka nka rimwe ryaguye mu butaka bwiza. Tugirire neza, dufashe, tuyobore, kandi turasabye kugira ngo Mwami Imana
Imana, ukomeze kumenya mwami Imana izo mbaraga zitagira igipimo kugira ngo mwami maze gukora imirimo muri twe. Urakoze cyane ngakomeza kudufasha no kutuyobora, kandi buri umwe wese ukomeze gukomeza guhagara imbere yawe mwami Imana, adaterwa n'imiraba n'imiyaga mwami Imana, ahubwo akomeza kukwikomezaho no kugendana nawe igihe cyose. Dufashe tuyobore kandi ukomeze kutugira neza muri byose mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaho umugisha cyane. Birashoboka ko harimo abarwayi, n'uburwayi haguruka ufashe gusenga Imana. Imana iduhana umugisha cyane. If you are sick, please stand up and pray for you. Reka turareke Marima Alphonse Request our Elder Alphonse azasengere come abarwayi. and pray for the one who are sick. May God bless you. Iteka Imana tuguhaye icyubahiro, Amen. tugushimiye ku majambo meza ahembuye imitima yacu. Izina ryawe nirishimwe. Kandi Kristo uko wari uri kera na n'ubu ni kuri kandi ni kuzohora iteka ryose. Waja ukiza imitima, warangiza gukiza imitima ugakiza n'imibiri. Turasenza Imana mu izina rya Yesu Kristo, abari muri literaniro bakwizeye, turakwinginze kugira ngo urambure ikiganza cyawe kugira ngo ukize buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo. Abagwaye imitwe, abagwaye imigongo, abagwaye za diabete, abagwaye za hypertension, ubuyobera bwose bw'ubugwayi mu izina rya Yesu Kristo, dukankamiye ubwo bugwayi.